umuntu ubayeho neza ni umwana. Buri umwana niko abayeho neza. Kandi Imana yaravuze ngo umuntu uzabaho nk'umwana ni uzakandagira mu bwami bwo mu ijuru. Umwana abayeho haterera. Buriya ushobora kuba udafite n'igiceri na kimwe kuri banki. Nta na kimwe uri kwibaza ngo izo uzayishyira gute, ngo si ubu ubundi ninayabona tuzarya iki. Ntabwo icyo kibazo umwana kigira. Reka umwana aryamaze ko ejo amatara azaba akiri kwaka mu nzu, amazi azaba akiri kuza muri dushe ashyushye nakonje, kandi ibiryo bizaba biri kuri table azarya. Nta n'umwanya ajya afata wo gutekereza ibyo ngibyo. Iki nazinduka atekereza hano kwanga ibitoyo byanjye na biraje hehe, iPad yanjye iri hehe. Abiwanjye bo ntibanamenye uko zacajinzwe. Abyuka mu gitondo azi ko irimo umuriro nta bindi. Niko abana bameze. Rero ikintu gituma babyizera gutyo ni ikirere. Nuko bazi imbaraga za se na nyina, nuko bazi uburyo babitaho, nuko bazi ko bajya baraza iPad hariya nta muri urimo, mu gitondo bagasanga urimo. Nuko bazi neza ko bavate turashaka Apple bakabona ziraje. Ntabwo irwa avuga ngo amafaranga ngo mufite angahe, hirwa nabibaza. Reka yaba hari abadahari ndazi ko nkeneye Apple bagomba kwiranja zikaza. Nuko umwana bayeho. Rero iyo maze kumenya ko Imana ari ukwigufata, kandi ukabuzi neza Imana yaravuze ngo ibyo, kandi nta nubwo yavuze turabizi, isi n'ibirimo byose n'umutungo w'Imana. Bihita biguha kuryama ugasinzira, ukavuga ngo ndabizi neza ko ejo nzarya nubwo nta mafaranga afite. Imana yacu nishimwe. Ndashaka ko tuzatangira uyu mwaka tuzi neza abo turi bo muri Kristo Yesu. Kandi ibi bintu ntabwo ari ibintu by'inzaduka, niko bimeze. Buriya abantu babimenye ko ari uko bimeze banabibayemo. Abantu bose bahishuriwe ko ibyo bintu ariko bimeze babibamo. Nigeze kubabwira Eliya yateje amapfa mu gihugu kubera abanyabyaha. Ayo mapfa rero ntabwo yagombaga kuba amapfa mu gihugu ngo Eliya bafite agace kandi arimo katari muri icyo gihugu. Ariko Imana ngo yahise ifata akagezi bita Kereti, irakajyana ikagumishaho amazi adakama. Imigezi yose yo mu gihugu irakama. Isigaza akagezi iramubwira ngo genda ujye gutura kuri kariya kagezi, nzajya nkuzanira n'ibiryo. Imana ntuzambaza ahantu yakuye ibiryo, ngo hajyaga haza igikona kikazana umutsima ushyushye n'inyama mu gitondo na nimugoroba n'amazi. Amazi nako yararaho ku kagezi. Ntumbaza aho igikona cyakuraga uwo mugati ushyushye, ntumbaza aho cyakuraga izo nyama, ariko cyarabizanaga ntigikerererwe kandi kikabizana buri munsi. Niyo mpamvu kandi ntabwo yari yigeze abisengera, ntabwo yari yigeze avuga ngo sunda ry'iki Imana imbwiye ngo nimpungire kuri aka kagezi. Baraho bamuhiga bava bati nguteje turakwica nta kabuza. Hari n'umugore biteze beri wari warigize igitangaza. Ariko Eliya buri munsi yabonaga ibyo kurya, amazi ye ntiyigeze akama, inka zirapfa, abantu barahwera. Eliya akiri umujene bongeye kumubona akiri kwa kundi nta kintu cyahindutse. Urumva? Kubera kandi yigeze abisengera. Iyo ufite ikibazo Imana nayo ibigifite. Imana yacu nishimwe. Kandi noneho iyo uzi neza ko Imana ishobora byose, ntabwo urara udasinziriye ngo ejo ngo bizagenda gute. Ngiye mbifite experience. Nigeze ngira n'igihe najyaga ngira ubukene nkajya kuguza umuntu akanyizeza ibitangaza, nanjye nkamwizera kandi nzi rwose ndazabikora. Umunsi wo kugira ngo ibyo bintu mbigereho mbikore, agahita ambwira ati sorry ntago biri gukunde ntibishoboka. Akabimbwira nta kindi kintu nsigaje usibye gukorwa n'isoni. Ubundi Imana ikagira gutya. Ibi bintu mbabwira bibaho. Imana ikankorera ibintu ntazi ukuntu bige. Hari umunsi nigeze nsanga mu nzu hari igifurumba cy'amafaranga tutazi aho kiturutse. Ndi kuyashaka nayabuze. Noneho icyo gihe umuntu yari twari dufite inzu yacu yaragize ikibazo cya rufu turi kuyikoresha. Baratubwiye ko insurance igomba kuzabanza tuzayubakisha, hanyuma insurance ikazatwishyura. Noneho mbwira umuntu ndi kubura amafaranga, mfasha ungurize nzahita nyaguha niba insurance ninyishyura. Ati nta kibazo umukozi w'Imana, nzayaguha rwose. Umunsi wo kumubwira ntejo bazaza gutangira kubaka aya mafaranga, ati hajya narabikubwiye, nta nubwo narabyibukaga, nta nayo mfite. Ndangije ndeba mu gisenge cy'inzu mbura ikintu nkora, ndavuga nti wa Mana we ndabigenza gute. Sinzi ukuntu nari ndi kureba ibintu by'ibidokima kugira ngo nyine ndebe ukuntu biri bugende. Mbona icyamverope kibyimbye mu kabati. Icyamverope ko kibyimbye ahangaha kirimo ibiki. Nsanga kirunzemo amafaranga. None abandi dora gashyashya. Amafaranga avuye. Nabandi niba Imana yahashyize niba ari biturutse he.
icy'ingenzi reka ndebe ko ayo insurance isaba ari mu bundi bindi nzabitekereza yaba ari umuntu nari mbite simbizi muraho amafaranga nari nkeneye mperekeza abaza kubaka ndangije nsigara ndi kwibaza ahantu amafaranga yaturutse ni he ndebye kuri envelope nsanga handitseho izina ry'umuntu nzagukurura kera nsanga hari igihe twigeze tuba mu Kimina noneho nabaga mu Kimina mfitemo amazina abiri naranditsemo amazina abiri n'amabyemva ba mu kindi Kimina yaranditsemo amazina abiri noneho nkajya nkomeza nishyura bakadoreza ibifaranga tubika igihe kiragera turanayibagirwa ntitwamenya ko ayo mafaranga tuyafite ibifaranga byiberaho ubukene bukanaza ntitutabizi tukarwana nabwo dufite ibifaranga tutakiyibuka mbigwaho umunsi wayo nyine nyakeneye amwe nyakeneye neza Imana irangije rero mpita mbona ko ahubwo burya Imana ibintu byo kwirirwa njya kuvuga ngo ndakennye ngo mpango ibintu byanyobeye itabishaka nahise mbikura ubu ngubu iyo bintu mbona ntabyo ndayibwira ni urebe ukuntu uri bubigenze Imana ntigiburuke ibi mbabwira mw'abantu mwe n'ukuri niko bimeze iyi Mana rero ibaza ayo mafaranga hari igihe twabaga dufite ubukene tutazi ko ahari tukabwihanganira tukarya ibyo tudashaka kandi ibyo bifaranga bihari Imana ibirindirije umunsi wayo nzaba nyakeneye by'umwihariko ntafite ikindi cyo gukora Imana irangije mbona ibyo bifaranga nishyura insurance ku cyumweru nzaba materaniro umuntu atekereza ko nakozwe n'isoni agarutse mu cyumweru gitasanga rufu yanjye n'ishyaki ibintu byose bitomoye kandi bisimbeshya ndababwiza Imana ushaka uzajya uyizera ibindi byose ubyihorera nujya unabona byanze ujye uvuga ngo uyu ni Satani icyo nzi nuko uyu nguyu atari umugambi w'Imana umugambi w'Imana ni wo kutugirira neza reka twihute dusome ijambo ry'Imana ndashaka ngo mumenye icyo muri cyo mu Mana iyi Mana dusenga mumenye ukuntu ibafata kandi noneho munamenye uburyo igira buri Imana igira jealousy ku muntu wayo ntiyatuma akorwa n'isoni mu bintu kizira Imana ntiyatuma ukorwa yaranavuze ngo ntaba abanyizera ntibazakorwa n'isoni ntabwo rero Imana mu ikosa yakora ntigikora n'amakosa ntiyatuma ukorwa n'isoni ntiyatuma abantu bazi ko uri umwana wayo bakubona uri kugenda usabiriza cyangwa uri kugenda wahangayitse amapantaro n'inkweto zidasa kirazira Imana yacu ifite ubutware n'ubushobozi ku byaremwe byose yaheba abapagani kabaraza ubusa wowe ukarya Imana yacu nishimwe tugiye kusoma amagambo y'Imana kugira ngo dushaka kumenya icyo turi cyo mu Mana hanyuma tunarebe uburyo Imana butwe turi umutungo w'Imana turebe uburyo rero Imana ijya irinda ibintu byayo tugiye gusoma ijambo ry'Imana rya mbere Yesu we yivugiye riri muri Matayo igice cyayo cya mbere igice cya 10 umurongo wa 29 kugeza ku murongo wa 31 aha Imana yari kubwira abantu bahangayitse bari kwibaza ibyejo Imana iri kubabwira ngo kuki muhangayika kugeza aho ngaho mwumve ikintu Yesu yababwiye ni muri Matayo ibice byaho 10 umurongo wa 29 kugeza 31 reka dusome mu izina rya Kristo Yesu hari amagambo avuga ngo mbese ahari kubwira abantu bahangayitse bari kwibaza ngo ejo tuzarya iki Imana yacu nishimwe araba ngo mbese ibishwi bibiri ntibigura ikuta rimwe ibishwi bibiri urwanga igishwi kimwe ikuta rimwe ntiririvamo bisaba ngo bibe ibishwi bibiri ikuta narigereranya nk'amasenti ngo nimuzi ko ibishwi bibiri bigura ikuta rimwe ngariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe so atabizi ni Matayo ibice 10 umurongo wa 19 wa 29 kugeza 31 hanyuma arababwira ngo ntimuzi ikinyoni bita igishwi murakizi igishwi mukizi neza ati buri ikuta rimwe ntabwo igishwi kimwe cyava mu ikuta reka kugira ngo ikuta rimwe rigira agaciro kangana n'igishwi bazana ibishwi bibiri batirere ibishwi bibiri nubwo ubibona bigura ikuta rimwe ari bibiri mwumva ko ibyo inyamaswa bitagira agaciro ati ntabwo igishwi gishobora kugwa hasi ngo gipfe Imana itabanje kureba ko umunsi wacyo ukwiriye nukuvuga ngo nta muntu waza ngo agihohotere ngo agiteshe agaciro ngo nuko ari igishwi Imana iri kubirebera gutya muri kumva ukuntu yavuze ngo igishwi nubwo mukibona ariko ni umutungo wande ni umutungo wanjye nubwo mukibona mukagisuzugura mukabona ari igishwi ariko niki
ni umutungo wanjye, buriya ntikijya kikomereka ngewe ngo nta kintu kijya kiba ku gishwi ntacyemeye. Imana yacu nishimwe. Ni ukuvuga ngo ibyago igishwi kigira mba nabisinya abandi okereka mbireke bikibeho. Imana yacu nishimwe. Arangije rero ahita avuga ijambo ryiza, aravuga ngo ndetse n'imisatsi iri ku mitwe yanyu nubwo muyibona imeze gutyo nayo ndayizi ndayibara. Bijya ngo nta n'agasatsi kava ku mutwe wawe ko kamwe ukavaho ukagenda atari jyewe wabyemeye. Imana yacu ni ukuvuga ngo nta muntu waza ngo agushikuze imisatsi uko yiboneye. Imana iri kurebera. Reka Imana irabanza ikabyemera ikavuga ngo biranzabireka bibi, ariko itabyemeye nta watinyuka kuwukoraho. Imana yacu nishimwe. Arangije ahita avuga irindi jambo, aravuga ngo nuko ntimutinye kuko muruta ibishwi byinshi. Imana yacu nishimwe. None aravuga ngo ntabwo muruta ibishwi bibiri, ahubwo nubwo byaba ibishwi byinshi cyane mubirusha agaciro. Imana yacu, muri make niba mbasha kurinda ibishwi bidafite agaciro, ni gute mwumva narinda umuntu umeze nkawe? Imana yacu nishimwe. Rero iyo wasobanukiwe yuko Imana ijya igira abantu barinda ubuzima bwawe, wakwiye kujya uryama ugasinzira utitaye biri kuvugira inyuma y'inzu. Imana yacu nishimwe. Ibi bintu ijambo ry'Imana ryaravuze ngo abantu banjye bapfuye kubera ubutamenya, ntibazi ibintu uko bimeze. Iyi Mana irinda abantu bayo, igakoresha ubutunzi bukomeye. Kandi iyi Mana yakurinze, nta musirikare wagutunga imbunda, nta bombe ya nikeleyeri yagira ikigutwara. Iyi Mana yakurinze, abantu baravuga se ubu ngubu uyu muntu yarokotse gute? Imana yacu nishimwe. Bakaraba bakabona ntabwo byumvikana, ariko nagira ngo mbabwire ibyo ni akantu gatoya Imana ibikoze. Imana yacu niyo kwizera. Rero ndashaka kugira ngo nimujya muryama, niba muzi neza ko muyizeye, amen, niba muzi neza ko muyizeye, mujye muryama musinzire mutitaye bizabejo. Imana yacu nishimwe. Mutitaye ku byo bababwiye, mutitaye ku iterabwoba ry'abantu bakomeye muturanye bahora babatera ubwoba. Mujye muhabwira ngo yaba mwari muzi Imana senga uko ingana, mwakwiye kujya muceceka ahubwo mukaza kumfukamira. Imana yacu nishimwe. Twumvise rero ko Imana yabwiye abantu ngo ubwoba mugira nuko mutarimenya abo muri bo, ati nubwo mubona igishwi giciriritse nacyo kuko ari umutungo w'Imana, ntabwo Imana yaryama ngo isinzire igishwi kitamerewe neza. Imana yacu nishimwe. Rero iyi Mana nuko iteye, kandi ibi bintu abantu babizi bararyama bagasinzira nubwo haba ari ahantu hatari aho gusinzira. Abantu basobanukiwe uko bari imbere y'Imana, nta bintu bijya bibatera ubwoba. Imana yacu nishimwe. Tugiye kongera twifashisha ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Mwumve uburyo Imana abantu bayizera, mwumve ukuntu baba bameze, abantu irinda ukuntu baba bameze, ukuntu baba bakwiye kuba bameze. Abantu baryama bakaba bati nge mfite ndizeye neza kubu ndyamye muri sekirite y'Imana. Dore ukuntu Timoteyo yavuze, Pawulo yabwiye Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice bibiri umurongo waho wa 21 kabiri ibice bibiri n'ubundi umurongo wa 21 haravuga ngo nuko umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganyirijwe imirimo myiza. Ukuvuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye igikoresho cy'Uwiteka cyo gukoreshwa imirimo y'icyubahiro yose. Imana yacu nishimwe. Ndashaka kugira ngo mwumve nimvuga ibikoresho muhite wiyumvamo nawe ko Imana igera ahantu ikuboneka, kubona ko uri igikoresho cyayo. None ndagira ngo mbereke umuntu umwami, amen, umwami wabonye igikoresho cy'Uwiteka akabaza iki ngiki cyageze hano gute, apfa aragiterura abizi neza ko ari icy'Uwiteka. Ndagira ngo murebe ingaruka byamugize. Tugiye kureba muri Daniel rero, no turi bubisange. Turareba muri Daniel ibice 5. Ndagira ngo mwumve ko ubu twebwe turi umutungo,
Imana abanza kutwereka ko turuta ibishwi byinshi, ko ni ukuvuga ngo kandi igishwi nubwo giciriritse na kimanira, ni ukuvuga ngo iyi Imana iri gukora protokole yo kurinda n'igishwi kiba kirimo. Noneho kandi imbaraga ikiririnda igishwi sizishyiramo irinda umuntu. Ni ukuvuga ngo yabwiye abantu ati nuko mutaza abo muri bo ngo mumenye n'agaciro Imana ihakurinda umutungo wayo. Ati nubwo mubona igishwi giciriritse ariko kuko ari umutungo w'Imana, na kimana igishoramo igishoro cy'uburinzi kugira ngo kitagira icyo kiba Imana itabyemeye. Imana yacu nishimwe. Noneho rero tugiye kureba umuntu wabonye ibikoresho gusa, ibikombe, ibintu by'ibikombe, ariko ibyo bikombe bitandukanye na bya bindi mfite iwanjye, bitandukanye na bya bindi ufite iwawe. Ibikombe bavuze ngo ibikombe ni iby'Uwiteka, bari barabishyize mu nzu y'Imana. Buriya wabibona ukabona ni ibintu biciriritse, ni ibyibo byaboshywe n'abantu baciriritse, bikozwe mu bintu by'inshinge n'imigwegwe, n'ibintu biciriritse. Ariko iyo wamaze kuvuga ngo ni umutungo w'Imana, ntabwo biba bikiri kwa kundi wabizanye. Reka biba byahinduye stati, biba bifite imbaraga zirenze za wa muntu wabiboshye, biba bifite imbaraga zirenze iz'ikintu z'abami bari no mu icyo gihugu. Ibintu by'Imana, umutungo w'Imana uburusha agaciro umwami. Imana yacu nitugirire neza. Mwumve rero ibi, ndashaka kugira ngo mwumve ukuntu Imana iyo wayizeye neza. Ijambo ry'Imana muri Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo iyo umuntu yitandukanije n'ibidatunganye ngo aba abaye ngo azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro. Noneho turebe uyu muntu ibyamubayeho. Uyu muntu tugiye gusoma ni umwami. Turavuga ku mwami n'ibikombe. Mwumve umwami utegeka igihugu, kandi si kimwe. Aba bami bari abami bategekaga ibihugu 120. Utajyabona igihugu kimwe, utagira ngo cyanganaga na Amerika cyangwa cyari gifite imbaraga zingana n'iza Amerika. Reka byari ibihugu bikomeye byategekaga isi icyo gihe. Noneho aha turi gufata umwami n'igikombe. Igikombe kino tunywesha amazi kitari special, ntabwo ari igikombe cyavuye mu ijuru. Ni igikombe cyakozwe n'abantu barakizana babati iki gikombe tugihaye Imana, ni igikoreshe gikorera umurimo mu nzu y'Imana. Ni igikombe gisanzwe kimeze nka bya bindi utunze mu rugo, ariko barakizanye bakita izina. Babati wa Mana we rero, iki gikombe ndagitanze ngo gikore umurimo hehe mu nzu y'Imana. Imana itubati uyu rero n'umutungo wande, n'umutungo wanjye. Reka murebe igikombe uko cyagize umwami. Igikombe giciriritse ariko cyiswa ko ari umutungo wande, umutungo w'Imana. Tugiye kureba rero muri Danieli igice cya 5 umurongo wa 3 turageza ku murongo wa 6. Ariko nkuko nawe babwiye, nujya ubona umwanya uhagije ujye usoma ahantu hose. Tugiye gusoma Danieli ibice 5 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 6. Reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bamuzanira ibyo bintu, ariko reka dusoma aho byahereye kugira ngo mubyumve neza mu buryo butomoye. Twumve ibi bintu ukuntu byatangiye kugira ngo muze kubyumva neza. Tugiye gusoma muri Danieli, ubwo turahita duhera ku murongo wa mbere kugira ngo duhite twumvaho ibintu byatangiriye, ibintu byabaye kuri uyu muntu, ukuntu byamubayeho, aho byari byaturutse. Turasoma muri Danieli ibice 5 umurongo waho wa 3. Durahera ku murongo wa mbere tugeze noneho ku murongo wa 6. Danieli ibice 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Reka dusome mu izina rya Kristo Yesu. Haravuga ngo umwami agira ibirori abona urutoki rwandika ku rusika. No kuvuga ngo umwami afite iki ibirori, yatumiye abantu bakomeye. Umuntu utazakorwa n'isoni ni umuntu wizera Imana. Jambo ry'Imana avuga ngo uwizera Imana ntazakorwa n'iki, ntazakorwa n'isoni. Ariko utizera Imana nubwo yaba ari umwami yatumiye n'abantu bakomeye, Imana yamukoze isoni. Imana yacu nishimwe. Tugiye gusoma rero iri jambo riravuga ngo umwami Beluteshazari ararika abatware n'abakuru ibihumbi ngo baze mu birori, abatunganiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Muri ibyo birori umwami nawe anywera vino imbere yabo batware 1,000. Nuko Beluteshazari agisogongera kuri vino ategeka ko bamuzanira ibintu byiza
ibintu by'izahabu n'ifeza ibyo Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu. Murumva ise Nebukadinezari we yari yarabinyaze, arabati ibintu ntabwo ari byo gukinishwa, arabibika, arabati nyabuna ntihakagire ukoraho. Hanyuma umuhungu we yigira Nyirandabizi ajya kubikoresha, aravuga ati mubinzanire bya bindi papa yanyaze i Yerusalemu, mubinzanire ngo kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be n'ishorekeze babinyweshe. Bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana. Urumva ko bashaka gusobanura aho byaturutse kugira ngo byumve ko bitandukanye na bya bindi byavuye kwa Korode mu rugo. Ni ibintu byavuye mu rusengero rw'Imana bizanwe na Nebukadinezari. Aravuga ati ibintu ntabwo ari byo gukinishwa, ubwo ari iby'Imana. Arabibika neza, abwira n'abana ati mwabana banjye mwe mu bintu muzakinisha ibi ntibirimwo, ni ibikombe bisanzwe bimeze gutya mubibona biraciriritse, ariko ni umutungo w'Imana, ntimukagira gute, ntimugakoreho. Umuhungu ati ngendera umwami utegeka ibihugu byinshi, munzanire ibyo bikombe hano mbereke. Arazanye ibikombe, arafashe ku murongo waho wa gatatu aravuga ngo bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byo kunywa byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana yari i Yerusalemu. Maze umwami n'abatware be n'abagore be n'ishorekeze barabinywesha, banywa vino, bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami, aherekeye igitereko cy'itabaza. Umwami abona ikiganza cyandika. Abibonye mu maso he hahinduka ukundi, gutekereza kwe kumuhagarika umutima. Ingingo z'amaboko ye zicika intege, ingingo z'amatako ye zicika intege, kandi amavi ye arakomangana. Umwami atera hejuru ati nimunzanire abapfumu n'abakarudayo n'abacunnyi, abo banyabwenge b'i Babuloni baje. Umwami arababwira ati uri busome iyi nyandiko wese akansobanurira impamvu zayo azambikwa umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi azahabwa ubutware, azaba umutware wa gatatu mu bwami. Nuko abanyabwenge b'umwami bose barinjira, ariko bananirwa gusobanura iyo nyandiko cyangwa kumumenyesha umwami uko bisobanura. Umwami Beliteshazari aherako ahagarika umutima cyane, mu maso he hahinduka ukundi, n'abatware be barashoberwa. Imana yacu ibiturinde. Noneho mwumvise umwami wateguye ikirori, anywa afite n'abagore, babangwa afite abagore, afite n'ishoreke, afite ngo n'abandi bantu bamugaragiye. Nubwo ngo yakozwe n'isoni, ari muri public yatumiye n'abantu bakagombye kumwubaha, none hakorwa n'isoni. Azize iki? Azize gufata ibikombe byavuye mu nzu y'Imana akabizana kubinywesha, yibwira ngo ni ibikombe bisanzwe. Umwami murebe umuvuduko Imana yakoresheje kuza gutabara ibikombe. Ntabwo ari umuntu, ntabwo ari ikindi, ni ibikombe gusa. Imana bakibinywesha bataramara no kumira ibyo banyweye, ngo Beliteshazari Imana yese yohereza ikiganza giциmburiye ahantu. Nyine uwacyandikaga ntibamubonye, babonye ikiganza gusa. Babona ikiganza ariko gihita cyandika ibintu kiravuga ngo menemene tekere ufarisini. Niko byari byanditse aho ngaho muri urwo rurimi. Umwami abisomye yaberwa icyo bisobanura. Aravuga ati ariko ngo akibona ako kaganza kandika, mwumvise ngo ingingo ze zirakomangana, ngo ahita acika intege, atawa n'ubwoba bwinshi, arahahamuka. Noneho ibirori bihita bihagarara, abakomaga mu mashyi n'abariho baririmba bihita biceceka. Umwami arahahamuka, atumiza inama y'abapfumu n'abacuraguzi y'igitaraganya, baraza ngo barebe ikintu bakora kugira ngo basobanurire umwami ibintu bimubayeho.
aha turi kuvuga ibikombe, ntituri kuvuga umuntu. Ibi bikombe bikoreshwa n'umuntu. Ni ukuvuga ngo kuba ari ibikombe, ibi bikombe ntibicuranga, ibi bikombe ntibiririmba, ibi bikombe ntibirisenga, ibi bikombe ntibyizera, nta kindi kintu bikora, bikoreshwa n'umuntu. Ariko kuko ari ibikombe byakuwe mu nzu y'Imana, byasinyiwe gukoreshwa umurimo w'Imana, kuko ari umutungo w'Imana, ntabwo wapfa kugikoresha uko wiboneye ngo nuko ngukomeye. Ndakubwije ukuri, cyagukoraho. Barakise cy'Imana, ujye ukirinda. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo mbabwire, kuba turi abakristo ni ibintu bifite agaciro mu maso y'Imana, nubwo abantu batakaguhereza. Ujye ugenda uzi ko ugafite. Buriya nta muntu wagutunga urutoki ngo agenda gusitara, agenda yimyoza ngo bimugwe amahoro. Niyo mpamvu nkunze kubabwira, nta muntu ujya untera ubwoba ngo ari kumvuga nabi. Reka nta n'umwanya wo kwirirwa mutekerezaho. Mba nizeye ko mu kindi gihe tuzahura ida ari gutora amashashi mu muhanda cyangwa yambaye inkweto zidasa. Mba mbizi neza ko hari umunsi bizabaho. Imana yacu nishimwe. Ikintu ngomba gukora ni iki? Ni ukwitandukanya n'ibidatunganye, nkizera Imana, nkirinda ibicumuro. Iyo nakoze icyo kintu, bisigaye Imana irabinkorera. Imana ntiyantegetse kurwana n'abantu, Imana ntiyantegetse kurirwa ku musozi ndi gutongana nabo. Imana irambwira ngo nkiranukire, ibisigaye ubindekere. Kandi Imana ukuntu ariyo kwizerwa, ntabwo ishobora gukerererwa umuntu yakoze ku bintu bidakorwaho. Imana yacu nishimwe. Mugabo aravuga ati ibingibi papa yarabidebekeye, njye mubinzanira. Bati nyamara Beluteshazari, so Nebukadinezari ibikombe yavuze ko nta muntu ubikora. Bati sha munzanira hano. Bati kandi byavuye mu rusengero Yerusalemu. Ti mwanya w'ibyo ngibyo na ba Danieli nabo ndabategeka hariya, bose ni njarajaza. Bati kandi wa muntu we biragukoraho. Bati sha munzanire muri no kunyerereza. Ubinywesha inzoga, ahubwo mushyiremo nyinshi. Bati nyamara twakugira inama, ibintu wakabiretse ni iby'Imana. Bati ndi umwami. Nyamara ibi bintu so yabihaye agaciro wa muntu we. Reba ahantu amaze imyaka bibitse, yarapfuye asiga avuze ngo ibintu muzabirinde, none ugiye kubikinisha. Bati mupfa kunzanira ariko muri kunyerereza. Ibikombe, ahangaha turi kuvuga ibikombe, ntituri kuvuga umuntu. Kandi Imana yavuze ngo igishwi, kandi igishwi kiruta igikombe. Igishwi gifite ubuzima, igikombe nta buzima gifite. Yaravuze ngo nubwo cyaba ari igishwi. Noneho rero turi kuvuga igikombe. Umugabo akizana abana ari igikombe, akizanira agasuzuguro gusa, kuko ngo cyitswe cy'Imana, ngo arashaka kugikinisha akagikiniraho. Akimara kukinywesha ngo n'akajuisi n'akawino yangoye akataragera mu nda, kabone ikiganza kiranditse. Ndagira ngo mbabwire abantu birirwa batwirukankaho bazakurwa umutima n'ibizababaho, kandi nta muntu wo kubisobanura bazabona. Yashatse umuntu wo ibi bintu byamubayeho, yashatse umuntu wo kubisobanura aramubura. Nagira ngo mbabwire ibyo bintu byamukozeho, ubwami arabubura buragenda neza. Imana iravuga ati ubwami bwawe buhise bugenda, akorwaho n'iki? N'igikombe. Ntabwo ibyagukoraho ntabwo ari byinshi. Imana yacu biturinde. Ni ukuri, umuntu niba uzi, sinzi umuntu bita Gerardine yararirimbye indirimbo aravuga ngo nubwo yaba ari umupfakazi ujye umwubaha, nubwo yaba ari umukene ujye umwubaha, ngo umukiranutsi ngo Imana irinda umukene. Sinzi murayizi irya ndirimbo, mujye muyumva uko yaravuze ngo nubwo wabona ari umukene ujye umwubaha. Imana yacu nishimwe. Nubwo wabona nta mibereho afite ujye ugira bute, ujye umwubaha. Imana irinda umukiranutsi nk'imboni. Imana yacu nishimwe. Mugabo rero ndagira ngo mbabwire, niba hari umunsi wabaye Babuloni wo kwicuza, ni umunsi Beluteshazari yavuga. Buriya mu bintu yicujije ni uguterura igikombe cyitwa icy'Imana akagikoresha ibintu bidakwiriye. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo Beluteshazari urya munsi yicujije n'impamvu yagize ibirori, azize igikombe, atazize umuntu, ari igikombe gusa. Nagira ngo mbabwire ngo ntimukajye muhangayikishwa n'abantu bakuvuga nabi. Uzabanza urebe niba uhamanya n'iri jambo twasomye muri Timoteyo ngo nuko umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe kugira ngo kigirire nyiracyo umumaro kandi cyatunganyirijwe imirimo yose myiza. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo mbabwire ni icyo kintu cyonyine Imana idusaba. Ubundi amajwi y'abagutuka, imbunda ziri kurasa hanze,
iterabwoba rya Trump ngo fundo stemp baziciye ibiki ntibizaguhangayike. Uzamenye ngo ndi umutunzi ndi umutungo w'Uwiteka, kandi Imana mu bintu bya mbere yihutira. Imana ishobora kutihutira kuza kugukorera ibindi, ariko iyo umuntu agutunze urutoki Imana ihita yihuta cyane. Imana yacu nishimwe. Mu bami hari umugabo bita Naboti. Sinzi reka dusome reka mbanze mubabwire, reka tuhasome ndamubabwira nyuma twihute. Hari umugabo bita Naboti, mwaramwumvise ngo ndashaka gusoma akantu Imana yabwiye umuhanuzi ngo agenda abwira umugabo bita Ahabu, amubwira ibigiye kumubaho kubera Naboti. Mwumve ibyo yabwiye uyu mugabo bita umwami. Yabwiye uwo bita Elisa, yarambwiye Eliya yabwiye Eliya ngo genda ubwira Ahabu. Umva ibintu yabwiye Eliya kubwira Ahabu, ngo umubwire uti Uwiteka aravuze ngo nuko urishimye, nuko urisha urazunguye, maze umubwire uti umva uko Uwiteka avuga, aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Imana yacu nishimwe. Ndashaka kugira ngo turebe uyu Naboti ninde, uwo bari kubwira aya magambo ninde. Urumva Imana ibwiye habayeho igihe umwami yaraturanye n'akagabo bita Naboti. Nkisa akagabo si uko gaciriritse, abone uko abantu bakabonaga, babonaga ari akantu nyine k'akagabo karaho katagize icyo kavuze. Noneho kituriye inyuma y'urugo ibwami, nukuvuga ngo kagize umugisha gatura muri hafi ya presidence, karangije kibera aho ngaho n'akantu karaho nyine ka Naboti gaciriritse. Mwami rero ari gutembera, Satani baramusuzuguye. Amusuzuguye agira icyo bita niba nakita ishyari, yumva afite irari ryo gutwara uruzabibu rumwe Naboti yari afite. Arabatina aragenda ajya kwa Naboti ati Naboti narinde gutembera muri iki gisagara cyanjye nyobora, ati none rero ndarebye nsanga ufite uruzabibu rwiza. Ati Imana ishimwe, ati nanjye iyo ndurebye nukuri shima Imana kubw'uruzabibu Imana yanjye yampaye. Bati si ibyo gusa, ati hubwo ruri na hafi y'inzu yanjye. Ati nicyo shimira Imana kuko yampaye uruzabibu ruturanye nawe. Bati rero nagira ngo ndutware. Ati oya rwose kirazira ntabwo warutwara. Bati si ukurutwara gusa, ati ndaguha izindi nzabibu nyinshi ziruta urumpu urwo ngurwo mbari rwo ntwara. Ahangaha ati nubwo wampa nyinshi zutekereza, ati uru ruzabibu ntabwo ari igiti gusa, ahubwo ni n'umurage nagihawe na ba sokuruza banjye. Ntabwo wabona uruzabibu rwarusimbura, rwaba ari rwinshi cyangwa nta kintu wasimbuza uru ruzabibu rwanjye. Bisobanuye iki? Mfite agakiza kanjye, nta kintu wampa cyagasimbura. Ni nkaho cyo yaramubwiye, kwa agakiza mfite nta butunzi wampa ngo mve ku Mana yanjye, nta mitungo wanzanira ngo mbwire ngo ndeke kwizera Imana, ngo hanyuma ngo kwizera kwanjye ngutesha agaciro njye mu byo umbwira. Arabatura uruzabibu ubona ntabwo ari uruzabibu gusa, ahubwo ni nabwo buzima bwanjye. Narurazwe na basokuruza, nta kintu cyarunkuraho. Ati ubu nubwo nagwa zanzabibu zose mfite hara ntabwo warumpa. Ati nukuri ntabwo uruzabibu gusa, nakubwiye ngo ni gakondo yanjye. Uru nzapfa ndusige abana banjye ndubarage nabo bazakomeze n'ubuvivure. Ni ibintu by'imiryango yacu ntitwabivamo, ni agakiza k'Imana yaduhaye, nibyo bitubeshejeho. Atashye rero atahafite umubabaro. Uyu ni umwami, kandi umwami w'Abisirayeli. Mutagira ni umwami wo mu gasozi, umwami w'Abisirayeli. Arataha yageze mu rugo, arafite ikigore yazanye cy'ikinyamahanga cy'igisatanike bita Yezebeli. Araza arakibwira ati nako ngo aryama areba ivure yababaye. Aravuga ati ese mutware wanjye ko ndeba ubaba ufite agahinda byagenze gute? Nta kintu wabikoraho. Ati koko urumva Naboti, urabona rwa ruzabibu rwa Naboti ndaruzi. Ati ngiye kumubwira ngo nabonye rumeze neza kandi rutuye n'iwanjye. Ndabwira nti warumpaye nka kuguranira tararunyima. We wamubwiye ngo unamuguranire. Ati nashaka kumuguranira nka muhurundi ariko yarunyima. None kuki bitesha agaciro? Ubundi wajya kuvugana na Naboti kubera iki? Bati se none ko nyine rura ruzabibu ndukunda buriya narushakaga, none ntoguzi kuri umwami. Ndabizi. None uvugana n'umutindi nka kariya gasaza ka Naboti gute?
ni gute zimebana gusuzuguye wowe ujya kwitesha agaciro ubwa n'injarajaze nka ziri bati ryama ngwino nzana hano nkuhereza ibiryo wirire ikibazo cya nabo tukindekere abazasura bigenza biti mfatira inyandiko wandike unyandikire ko nabo yatutse umwami n'Imana ibyo ngibyo ni icyaha gikatira abantu bwo gupfa ushyireho kashe ko ariko byagenze ubundi ndakwereka uko mu gitondo kandi mu gitondo karekare uzinduka ujye gutembera mu ruzabibu rwawe ndarara nduguhayira ijoro aya baramwandikira impapuro bamaze kumwandikira impapuro ngo barazijyana bazereka abantu bose bo mu mudugudu kwa Naboti ngo bamushakira abagabo b'ibigoryi bo kumushinja ngo maze baraza baravuti uyu mwami ati uyu mugabo mubona Naboti yatutse Imana atuka n'iki atuka n'umwami kandi baramubeshyeye ikintu bashaka n'iki ni umuzabibu rangije bahita bagenda bamukurubana ubundi gutuka Imana n'umwami ni cyaha cyicisha umuntu baramuzanye bamuteraguye amabuye bageze gute baramwica Imana ntabwo yigeze kuko buri umubiri ntacyo upfana n'Imana ikintu gifite icyo gipfana n'Imana ni umwuka Imana yacu nishimwe n'ubugingo Imana rero abata ubugingo bwa Naboti ndazi neza ko nabushyize ahantu hazima ari ndashaka kudiringana nabo mu isi ngo bamenye ko umuntu wanjye nta muntu upfa kumukinisha gutya gusa ubu hari abantu bazapfa batuzize hari abantu cyangwa hari n'abapfuye ndagira ngo ntabwo uciriritse nubwo wowe ariko wibona ndagira ngo mbabwire ngo hari abantu bapfuye batuzize hari abantu batabayeho neza kubera twebwe nta kintu twabagize kubera ko batugiriye nabi turicecekera ko nta mbaraga dufite ariko Imana yavango nubwo mwacecetse gihe sinagira gute sinaceceka Imana yacu nishimye cyane Imana rero ititaye ko ahaba ari umwami ititaye ko Naboti ari umuntu utari na chef de quartier nta nubwo ari umuntu defense ni umuntu uciriritse utanazwe Imana yabati ndagira ngo mbere ku buryo abantu banjye ari umutungo wanjye bwite nta muntu wabatunga urutoki ihita ibwire Eliya ati rukanka vuba vuba ese niki kibaye ati rukanka ujye kwa Habuka vuba vuba ati se byagenze gute bati genda nabikubwira uhageze utaza kunkerereza bati ibintu bibaye umenya ari ibintu bidasanzwe ari rukanka no kwa Habu ati Ahabu arazungura uruzabibu rwa Naboti none se bigenza ati Naboti bamuteraguye baramubaye bamwica kubera ko yatutse Imana n'umwami bati baramubeshye nta kintu yakoze arana amatiku y'ibinyoma bamubeshyeye ni nayo mpamvu ntuzatinya abantu bakubeshye ejo nabwiye amabyemfe nta kugira ngo upfe abantu bakuvuma wapfa wowe ari wowe ubacira urubanza wowe nta rubanza bagucira Imana yacu nishimwe aho kugira ngo ubeshye upfe wavugisha ukuri ugapfa kuko nta rubanza uzaba ufitanye naho ugiye ariko abantu bazasigarana urubanza bakuvuga ngo yapfuye tutanamwihamyeho Imana yacu nishimwe abo ku isi basigaye bazi ko Naboti yatutse umwami n'Imana kandi ntacyo yakoze Imana yabata ariko kugira ngo abantu bo mu isi mbakure mu rujijo ndagira ngo nze mbereke icyo ngiye gukorera umugabo bita Ahabu n'urugo rwe Imana nta nubwo yishe umwami gusa reka Imana yaravuze ngo na Ahabu hari ahantu Ahabu nta rundi rubanza nta bindi bibazo arafitanye n'Imana yarafitanye ibibazo n'Imana bisanzwe byo kugwa ariko nta kintu byari byarayitwaye ariko akoze kuri Naboti Imana yabati mu byo nihangana nanakuretse nanakwihoreye ariko kubera Naboti uyu Naboti ntabwo ndi bubyihorere Imana itimanuka ibwira Yesaya ati genda ubwire Ahabu ko ibintu bigiye kumubaho ntazabyitiranye n'ahandi byaturutse azamenye ko biturutse ku maraso ya Naboti yamene nta kindi kintu mujijije agiye guhura n'akaga k'ibihekane gaturutse ku maraso ya Naboti yamene arangije ngo Eliya aragenda aravuga ati rero Imana dore ukuntu imbwiye Imana yavuze ngo ishe Naboti umuhohoteye nta kintu yakoze ihise ivuga ko nubwo uri umwami aho imbwa nizo zizarigata amaraso yawe ntibazagushyingura nk'umwami uzapfa imbwa zikurigatira amaraso kandi wowe n'abana bawe n'umugore nta n'umwe uzahambwa bazajugunya mu gasozi niko byagenze Ahabu yapfuye atyo umugore wiwe Yezebeli baragiye bamumanura hejuru y'inzu bajugunya hanze hanyuma ngo umuntu aragenda umwami wamusimbuye atumaho abarindaga abana ba Ahabu ngo babice babazanire ibihanga byabo babica bahereye ku murongo babica bose uko bakabaye bazana ibihanga mu mufuka by'abana ba Ahabu
nagira ngo mbabwire niba hari ikintu gihenze ni umuntu wubaha Imana. Haleluya. Umuntu wubaha Imana arahenze. Nagira ngo mbabwire niba ushaka kugira ngo uzabe umuntu w'umunyacyubahiro ufite ubuziranenge, uzizere Imana kandi uyikunde, uyikorere. Imana yacu nishimwe. Uyu mugabo tuvuze Naboti ni umuntu uciriritse. Twavuze ibikombe bingibi byo kunywesha, ariko kuba byiswe ngo nibyo Uwiteka Imana itanga umutungo mwinshi buri igihugu. Amafaranga yose igihugu gitunze abafite umushinga wo kurinda perezida gusa, nubwo ibindi byose byapfa bikarangira, ariko perezida buriya umutungo w'igihugu wose nuwa perezida. Buriya amafaranga umuntu umwe rukumbi bamushoroho yo kumurinda ni amafaranga ateye ubwoba. Imana yacu nishimwe. Imana rero igitanga igishoro gikomeye cyane cyo kurinda. Imana irinda abantu bose, ariko iyo igeze kuba yizera ibigira umwihariko. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo mujye mugenda muzi ko muri abana b'Imana, mugende muzi neza ko mutari abantu baciriritse. Nubwo mwaba muzi umuntu wirirwa avuza induru ukomeye, muvuga ngo ntacyo twamugira, uzamubwire tufite akaga kuko uri kutugendaho. Icyakubera cyiza nuko watuje tukabana mu mahoro. Imana yacu nishimwe. Ibi mbabwira nibyo, nimushaka muzabigenzura. Nta muntu wakwanga umuntu w'Imana nta kintu amuhoye ngo bimugwe amahoro. Kirazira rwose. Ibi bintu ni ibintu mbabwiye, ntabwo mbabwiye ngo muzabigerageze kuko byabakoraho, ariko muzabyubaha. Imana yacu nishimwe. Umuntu w'umukozi w'Imana, umuntu wizera Imana uko yaba ameze kose, nashaka aba ari ukubura mu rusengero, nashaka aba ari umuntu n'abantu batazi ko akorera Imana, Imana irinda umuntu wayo ikamurinda n'imbaraga zayo zose. Imana yacu nishimwe. Turasoje rero, nta bindi bintu turi burenze ahangaha, ariko nagira ngo mbabwire ngo Imana yabwiye Yakobo muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 1 kugera ku wa 2 avuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi wakubumbye wowe Isirayeli avuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu mazina yawe, uruwanjye kuko uruwanjye. Rero nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Imana yacu nishimwe. Iyo wizera Imana ibyo byose biba byahinduye isura. Imana yacu nishimwe. Tugiye guhaguruka dusenga Imana. Nagira ngo mbabwire ngo nukuri ibi mbabwira ntimugire ngo ndiho ndaryoshye inkuru, ngo ndiho ndagira ngo munezerwe mu mitima yanyu. Umuntu wizera Imana nukuri Imana ibimufite ku lisite y'abantu bafite uburinzi budasanzwe. Imana yacu nishimwe. Nigeze kubabwira Elisa mu gitondo umuhungu we bitagihaza wa mukozi we yarasoza asanga bahagose urugo rwose barugose. Agaruka mu nzu ati shyira igikombe hasi. Yarari kunywa icyayi mu gitondo ati karabaye turapfuye, reba ukuntu tubigenza. Bati ni iki kibaye? Bati batugose baje kutwica Abasiriya. Bati byagenze gute? Batugose ati bafite igisirikare giteye ubwoba, turagoswa hano tugiye gupfa. Arayije aramubwira ati ubu koko nawe koko tumaranye imyaka ingana gutya, ntabwo se ko dufite abarinzi baturinda? Bavuye ko ntabwo njya mbona. Bati Imana dusenge girinda abantu bayo. Dawidi arangije ngo Imana irinda Abisirayeli ntabwo igisinzira ntihunikira ngo ihorere maso. Asenga Imana ngo ihumure amaso ya Gehazi aho umunsi arebye abantu barinda umukozi w'Imana, ahita asubira mu gikoni atora agakombe ashyiramo isukari mu cyayi, arikorogera afata n'umugati arinywera. Kubera iki? Iyaba wari uzi abantu bakurinze, nukuri wajya uryama ugasinzira. Ndagira ngo mbabwire nta nubwo ari ngombwa kwirirwa ubireba, ugomba kubyizera. Waba ubibona waba utabibona, iyo uzi neza kubanye n'Imana neza, nta kibazo ufitanye nayo, ureka abantu bavuge, ureka intambara zihinde, Imana izakurindisha imbaraga zayo zikomeye. N'ibinaba ngombwa